Aha ngaha ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu, aho ibintu byakomeye mvuze ko abaturage batishimye abandi bahangayitse ntago naba mbeshye. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko, ariko urupfu yapfuye nirwo rwahahamuye abaturage benshi batuye muri uyu murenge. Nyemerera byose ngende mbikugezaho usobanukirwe icyamwishe, ndetse tugende tumenya naho yarari, cyane ko bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuze ko bari bamaze iminsi igera kuri 4 baramubuze bamushakisha. Ubwo birumvikana ko yari yaraburiwe irengero. Nizere ko tugiye kubana muri aya makuru, turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibyabereye ahangaha mu karere ka Rubavu. Reka mbabwire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri yayindi, ntabwo izina ryahindutse, ni Subiza TV. Ahangaha niho mukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho. Ubwo nahaye ikaze n'ababandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, ariko kandi tubasabe gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe n'uko babyita, ubundi bafungure na kariya kantu k'inzogera. Niyo nkunga ya mbere muraba muduteye, kandi ntekereza ko kudutega amatwi nta gihombo kirimo. Ubundi muze kugenda muduha n'ibitekerezo byanyu muri komenti. Ntago rero turi butinde, murabizi ko igihe cyo gihenda, kandi murabizi ko igihe ari amafaranga. Aha ni muri uyu murenge wa Kanama rero, bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Mahoko nibo bakomeje bashyira amajwi hejuru bavuga bati uwishe uyu mugabo agomba gufatwa. Abandi bati inyamara uyu nguyu yiyambuye ubuzima, nubwo muri kuvuga ngo bamwishe bitewe n'uburyo basanze yapfuyemo. Ndabizi ufite amatsiko menshi, uri kwibaza uti kutatubwira icyamwishe cyangwa se naho yarari. Bamwe mu baturage baduhaye amakuru yizewe bakomezaga bavuga ko ubwo uyu nguyu bari bamaze iminsi irenga 4 bamushakisha, ngo baje gutungurwa n'uburyo bamusanze mu nzu aho yabaga, biza gutuma rero bamwe batabyumvaho kimwe cyangwa se batabyumvikanaho kimwe, aho bamwe bavugaga ko yishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana bakaza kumushyira aho ngaho, ariko abandi bo bakavuga ko yiyambuye ubuzima. Abavugaga ko yishwe n'abagizi ba nabi ngo nuko bavugaga ko nta kibazo yari afitanye n'abantu, cyane ko ari nayo mpamvu baje gutuma bagira gutya bagafata igihe bamushakisha ngaho batari bazi aho aherereye. Aho bamwe mu bageze ahangaha yarari bakomeje kuvuga ko ngo basanze ari mu mugozi uboheshejwe amashuka, nk'uko bagiye banabitugaragariza. Ubwo murumva ko rero hagati y'abashobora kuba bamwishe bakaza kuyobya uburari bakamushyira aho ngaho no kuba yiyambuye ubuzima, ibyo ngibyo byose birashoboka, kuko umuntu niba yapfuye bikaba bigaragara ko aho ari nta kindi kizibiti gihari kigaragaza ko wenda bamugiriye nabi, byanze bikunze ashobora kuba yiyambuye ubuzima. Ibi ngibi rero bikaba byaje guhita bimenyeshwa n'inzego z'umutekano, cyane ko abaturage bakigera aha ngaha babanje guhita babimenyesha ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kanama, ari nabwo bwaje kwemeza aya makuru. Bakomeza bavuga ko nabo bari gukeka ko yaba yiyambuye ubuzima. Gusa aha ngaha inzego z'umutekano harimo polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB baje guhita bahagera. Ubwo murumva ko iperereza ryatangiye gukorwa kugira ngo habashe kumenyekana ibyaba byinshi inyuma y'uru rupfu, ndetse niba kuko uyu nyakwigendera ari abamwishe bashakishwe baboneke, cyangwa se niba ari we wiyambuye ubuzima, nabyo twavuga ko biraza kwemezwa na muganga. Murumva ko rero ahangaha bamwe mu baturage ibyo bavugaga byose bifite ishingiro, bitewe n'uburyo abangaba ngo bari bamaze iminsi 4 bahangayitse batazi aho uyu mugabo, bivuga ko yari afite imyaka 29 y'amavuko, aho ngo yarari ntago bari bahazi. Murumva rero
ni ikibazo gikomeye gikomeje no kugenda gihangayikisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko uko bwije n'uko bukeye turi kugenda twumva abantu bapfa, tugenda twumva abantu bapfa. Ngira ngo aha ngaha muri aka gace ntekereza ko ubwo turi muri iyi ntara y'Iburengera bwaryo, tugiye hirya gato mu karere ka Rusizi, ngira ngo ni naho umugabo yishe umugore we amuhoye ngo kuba yari yateje isuka abaturanyi. Murumva icyo kintu cyagatumye umuntu agera aho avutse undi buzima. Ni icyerekana ko rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane, kandi tukiri no muri ako karere nabwo hari andi makuru avuga ko hari undi mugabo nawe wishe umugore we ngo akeka ko inda atwite atari ye, ari y'undi mugabo. Ubwo yamwishe anatwite, murumva ko yapfanye n'umwana, ubwo yishe abantu barenze umwe, ni abantu babiri. Murumva rero ntabwo abantu babura guhangayika, ni nayo mpamvu nkunda kubabwira iyo naje kuri izi mikoro, kuri mwe mukunda kuntega amatwi cyangwa se kuri mwebwe dusanzwe twibanira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, nkunda kubabwira nti abazi gusenga mujye musengera isi n'abayituye, by'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi cyane. Ibiri kuba muri iyi minsi, bamwe mu bizera bakomeza bavuga ko ngari ibyahanuwe, kubera ko ngo mu minsi ya nyuma abantu baricana, mu minsi y'imperuka wasanga ariyo turi gusatiramo cyangwa se twaranayigezemo, kuko ibiri kuba muri iki gihe ntago byigeze bibaho. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kanama rero, tugarutse aha ngaha muri Rubavu, ubwo bukomeza buvuga ko nta kindi bahise bakora usibye kuba bahumuriza uyu muryango wasigaye, ndetse ubwo birumvikana ko babafashe mu mugongo igihe bagitegereje ibimenyetso cyangwa se ibiri bwemezwe na muganga, bagaragaza icyaba cyishe uriya mugabo, akabonwa cyangwa se bakabona ubupanga gahunda yo kuba bamushyingura. Nyakwigendera rero dukomeze tumusabire iruhuko ridashira, n'umuryango we ukomere kandi wihangane. Reka nizere ko namwe mwari muneze amatwi, by'umwihariko mwebwe twatangiranye iyi nkuru, mwasobanukiwe ibi byose byabereye aha ngaha mu karere ka Rubavu. Mbonera no kugenda mbashimira, mbabwire ngo mwakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Ni ukuri ndabakunda cyane, muze no kugenda musiga ibitekerezo byanyu muri komenti. Murabizi ko iyi YouTube channel yanyu ari nayo yacu yitwa Subiza TV, ariho mukura amakuru nk'aya ngaya aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Ubwo tuze gusubira amakuru yacu ari imbere, kuko amakuru yo tuba tuyafite menshi cyane, kandi amakuru aba agezweho. Ndabakunda cyane, asante sana.